Yes, ndabasuhuje cyane kandi bifurije kugubwa neza mwamfura mwe mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, abari mu Rwanda, abari hirya no hino, abari ku yindi migabane igiye itandukanye, mbifurije amahoro y'Imana kandi ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu, mukomeze kugubwa neza cyane. Muri kumwe na Yohana rero, uhora ubifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Ngira ngo kuri wowe bitameze neza, kuri we wumva ubabaye, kuri we wumva ufite imvune zo mu mutima, ndagira ngo nkukomeze nkubwire ko imvune yawe si iherezo, ahubwo ni itangiriro ry'ubuhamya bushya. Ndagira ngo nkubwire ko nubwo hari ibyagukomerekeje bigiye bitandukanye, ntabwo byigeze birangiza umugambi w'Imana kuri wowe. Hari byinshi Imana ikibitse ku buzima bwawe, nubwo utabikeka, ariko Imana yo izabikora neza kandi izabikorera kwiyubahisha. Reka turebere hamwe rero inzozi zo kurota uri mu mazi cyangwa se wibereye mu mazi. Hari ukurota uri mu mazi rwose ubona wibereye mu mazi, ese bishatse gusobanura iki? Aha ngaha bitandukanye no kurota waruhamye mu mazi. Aha ni ukurota ubona noneho wibereye mu mazi, wibereye mu mazi menshi, ukarota rwose ubona wibereye mu mazi. Ese bishatse gusobanura iki? Reka turebere ubusobanuro bugiye butandukanye bwo kurota ubona wibereye mu mazi cyangwa se uhamye mu mazi, tubivuge gutyo. Ubusobanuro bwa mbere kuri izi nzozi rero, ni ikimenyetso cy'uko wisanze mu bibazo cyangwa se mu ngaruka zikomeye. Niba rwose warigeze kurota ukabona wibereye mu mazi, ni ikimenyetso cy'uko wisanze mu bibazo bikomeye cyangwa se no mu ngaruka zikomeye. Nawe ubwawe uvuga uti kabisa ibibazo kuki nabyisanzemo, kuki nisanze ndi uyu nguyu, kuki ngibi aribyo byahuriyeho. Nicyo bishatse gusobanura rwose kurota ubona wibereye mu mazi cyangwa se uhamye mu mazi. Igisobanuro cya mbere ni icyo. Muri kumwe na Yohana rero, murabizi ko mpora mbifuriza amahoro. Kuri wowe rero uri mushya kuri ino channel cyangwa se kuri uyu muyoboro, kuri iyi channel yanyu, nyabona kanda subscribe kugira ngo dukomeze kugwiza umubare w'abadukurikira. Umubare w'abadukurikirana rwose ugende wiyongera, tuve ku 5,000 tujye ku 6,000, nabyo tuzayivaho paka tuzageza no mu 100,000. Kubera Imana bizakunda, kuko mbafite byose bizakunda, kandi uko dufite Imana byose bizakunda. Twizere Imana, tuyiringire buri munsi, izatugirira neza cyane. Kurota uri mu mazi cyangwa se wibereye mu mazi, reka turebe ubusobanuro bwa kabiri. Ibi bishobora gusobanura ko wabuze aho wahungira cyangwa se ko ufite ikibazo kidafite igisubizo cyoroshye. Hari igihe usanga mu buzima warahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, ukagerageza gushakisha neza aho wahungira icyo kibazo cyangwa se aho wahungira ibyo bibazo, ukabona uri kuhabura. Wanareba ikibazo cyawe ufite ukabona rwose ntabwo byoroshye ko wakibonera igisubizo wowe nk'umwana w'umuntu cyangwa se nk'imbaraga zawe. Ariko ndagira ngo mbwire ngo hejuru y'ibiturwanya, hejuru y'ibiduhiga, cyangwa se ibiturwanya ni ibiremwa, ariko iturwanira ni Umuremyi. Igihe ubona nta gisubizo, Imana iraza ikagukinira finale. Igihe ubona ku buzima bwawe nta cyakunda, iyo wizeye Imana bigenda neza cyane. Tubonye ko kurota wibereye mu mazi cyangwa se uhamye mu mazi, nyine uba ufite ibibazo cyangwa se bishatse gusobanura ibibazo, ubabuze aho wahungira cyangwa se ufite ikibazo gikomeye kandi kitoroshye kubonera igisubizo. Aha ngaha rero ibibazo byabuze ibisubizo, Uwiteka niwe ubasha kuduha ibisubizo by'ibibazo twaburiye ibisubizo. Ngira ngo rero kandi mujye mwibuka ko ku ruhande rw'ikibazo burya haba hari n'igisubizo. On other side of the problem there is a solution. Ngira ngo buriya ahari ikibazo burya n'igisubizo kiba gihari. Ntugacike intege, ahubwo jya wihutira kwinginga Uwiteka kugira ngo abashe kugushyigikira ndetse no kukurengera. Reka turebe ubusobanuro bwa gatatu bw'izi nzozi zerekeranye no kurota wibereye mu mazi cyangwa se uhamye mu mazi, wahamyemo, wihamiyemo, wagumyemo, uri mu mazi nyine wibereyemo. Turebe mu migenzo imwe n'imwe bishatse gusobanura iki. Bishatse gusobanura impuruza kandi nanone y'uburwayi, impuruza y'uburwayi cyangwa se ibyago. Kurota wibereye mu mazi cyangwa se wahamye mu mazi wigumiyemo, hari bizera ko
ari impuruza y'uburwayi cyangwa se ibyago bishobora kuba bigiye kukubaho. Mwamfuramwe rero, inzozi nk'izi kuzirota ntusenge Imana ni ukunyagwa zigahera. Uba usabwa kwihutira gusenga Imana kugira ngo ibashe kukugirira neza ndetse no kukurengera no kugutabara. Reka turebe ubundi busobanuro bwa kane. Yes, kurota ubona wibereye mu mazi cyangwa se wahamye mu mazi bisobanuye iki? Mu buryo bw'umwuka wera bishobora kugaragaza kuruhama mu cyaha cyangwa se kugwa mu moshya. Kurota nanone kandi ubona wahamye mu mazi, wibereye mu mazi, bishobora kuba bikuburira ko ugiye guhura n'umutego runaka uzatuma ugwa mu cyaha cyangwa se mu moshya. Nyabuna, niba utaragwa muri iki cyaha, niba utaragwa muri ano moshya, fata ibihe byo gusenga Imana kugira ngo irusheho kuguha imbaraga, ikugwirize imbaraga z'umutima, ikugwirize n'izindi mbaraga z'ubwirinzi, uzabashe kwirinda iyo mitego yaguta mu moshya. Buriya nta kibi nko gusubira mu byo wavuyemo cyangwa se kwivuguta mu byaha kandi wanaburiwe rwose, kabone washidutse wabyisanzemo. Ariko niba wararose utyo, nuko Imana yashaka kukuburira, yashaka kukubwira ko ushobora kugwa mu moshya cyangwa mu cyaha uramutse utitonze. Uba usabwa rero kwitonda ndetse no kugenda wigengesereye mu rugendo rwawe. Reka turebe igisobanuro cya gatanu kuri izi nzozi zo kurota uhamye mu mazi cyangwa se wibereye mu mazi. Ni ikimenyetso cy'igitutu cyangwa se inshingano zikurenze. Bishobora gusobanura kandi nanone inshingano z'igitutu cyangwa se inshingano zikurenze. Ikimenyetso cy'igitutu cyangwa inshingano zikurenze. Ukareba ugasanga ibibazo uri guhura nabyo, uri gukemura, birenze ubushobozi bwawe. Icyo ngicyo ari cyo bisobanuye usabwa kwisunga Imana rurema. Niba ubona inshingano zawe zirenze ubushobozi bwawe, urarutekereza ukumva umutwe wayaze wahiye, oya, tuza uturize Imana igufashe muri urwo rugendo rwawe. Uyisaba ubwenge nk'uko Salomo yayisabye ubwenge, ikamuha ubwenge n'ubuhanga bwo kuyobora Abisirayeli kandi akajya abasha kubacira imanza neza. Nawe rero niba ubona byarenze ubushobozi bwawe, byarenze imbaraga zawe, ihutire gusenga Imana. Burya ku Mana birashoboka. Reka turebe ubusobanuro bwa gatandatu bushoboka nanone bwo kurota wibereye mu mazi cyangwa se wahamye mu mazi. Ibi bishobora kandi nanone kuba uburyo bwo kugaragaza ko ufite ibanga cyangwa se ibintu bikuremereye utabwira abandi. Niba rwose wararose ubona wibereye mu mazi, uhamye mu mazi, bishobora kandi nanone gusobanura ko rwose hari ibanga ufite wumva utamenera buri muntu wese. Hari ibanga wumva ufite wumva utabwira buri umwe, kandi rwose birakuremereye cyane ku buryo wumva utanabibwira abandi. Hari igihe ugasanga ugiye kubwira iryo banga ashobora kuzakuvamo. Byiza rero ni ukurihamana, ukaryihamanira wowe ubwawe. Niba ubona rishobora kuzakugiraho ingaruka, rishobora kuzatuma mu gihe runaka useba kandi utari byo wari ugambiriye, buriya bwira Yesu byose ni inshuti yawe, arakunda kandi afasha abashavuye. We kugira ubwoba, umwegere, mubitse ibanga ryawe, kandi ndabizi ko uzaruhuka umutima kuko niwe ubasha kuruhura imitima ibabaye, ishavuye, inaniwe, kandi buri munsi yongeramo imbaraga abamwisunze cyangwa se abamwizeye. Reka turebe ubusobanuro bwa karindwi, ari nabwo bwa nyuma kuri izi nzozi zo kurota uhamye mu mazi cyangwa se wibereye mu mazi. Ku myemerere imwe n'imwe, ku myemerere ya Gikristo, bishobora gusobanura gusenga cyangwa se gushaka agakiza, cyangwa se kukwereka ko ukwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe. Kurota nanone wibereye mu mazi bishatse gusobanura ko ukwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uramukeneye cyane. Mu myemerere ya Gikristo nyine birashoboka ko bisobanuye gusenga
ugashakisha imbaraga, ugashakisha umwuka wera, ugashakisha ibindi bihe byo gusenga, ku muntu utarakira agakiza, bigasobanuye ko kandi nanone azakizwa, ahubwo akwiye kuva muri ibyo byaha arimo, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo abashe kumukoresha iby'ubutwari. Mwamfura mwe rero, inzozi zacu ni akagaruka, reka duhinira aha. Mwari kumwe na Yohana ubakunda, uhora ubifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. We love you so much everywhere you are. Duhora tubifuriza byose byiza biva ku Mana. Murambire kubona ibyiza mwamfura mwe. Turakunda cyane. Inzozi, ubusobanuro bw'inzozi kuri Good TV Rwanda. Nakagaruka. Shalom shalom. We love you.